mu masaha nimugoroba umunyamakuru wa BTN TV yerekeje mu karere ka Nyaruguru, aha ni mu murenge wa Munini hafi y'ibiro by'uyu murenge. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo barambiwe cyane n'urugomo rwa hato na hato kunze kubera muri aka gace, ariko ngo rukunze guterwa n'ubusinzi bukabije. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga muri aka gace, abaturage bari kurwana, ariko wareba hafi ya bose ugasanga banyweye kuri kamanyinya. Ibyo wabonaga ko biteye ubwoba cyane bitewe n'imirwano wabonaga ko ikomeje gufata indi ntera. Bakeka ko ngo aba basore akenshi na kenshi batabona amafaranga banywera kuva amasaha mu gitondo bakageza amasaha nimugoroba, kandi biba umunsi ku munsi. Nyamara bakavuga ko akenshi na kenshi ngo bigeze mu masaha n'injoro abasore ngo birara mu ngo z'abaturage, maze ngo bakarara biba, ubundi ngo bakajya kugurisha ibyo bibye, maze ngo bakazindukira mu tubari banywa. Abaturage bagaragaza ko ikibazo cy'ubusinzi bukabije nk'ubu ukunze guteza umutekano muke, cyane ko ngo n'inzoga babanywa usanga ngo ziba ari inzoga kwangari zitujuje ubuziranenge. Ikibazo kuntu cyagenze bari barimo banywera mu kabari kuri wa mugabo, matojana aravuga ngo nibasohoke bajye hanze, ngo ntabwo bakwiye kubunoza ngo nibanywe, ngo nibango bajye banywa amabyeri. None ingwani turuka ngo batangira baragwana, babakiza bakanga bakaguma bakagwana, ubonye bari habaye muri Nyaruguru. Umuntu azazindukira mu kabari kuri Makambu, umugoroba ugera ari kuri Makambu, uwo muntu azabuzwa n'iki kurwanya batari kuri Makambu. Azimishye mu tubari. Yego. Yenera kwitungukira n'ukundi musaza. Nabarenje kwigura bakuru. Gasanga barampiritse. Amafaranga ngwera nayo nkore. Umujura se uwe niwe nyuzaburu haje. Bakubyaye bavuga ati mwana wanjye reka ayo mahane, mwana wanjye reka ayo mahane, akanashyira n'ukweta mu gutwi ati mwana wanjye reka ibyo ngibyo. Wowe umusore uguteza intambara uko ari wowe uri kwiteza ntabwo burimo. Nose usanze umuntu mu kabari kavuga ati nje gusanyana runaka akagungukaza umusanga.